umuntu aramubwira ati genda hari umuhanuzi kazi witwa Nyirapasika aragusengera kandi uzakira. Ngiye kubona mbona araje senze Imana irambwira ngo bamuroza inyamaswa ariko umuti uramukiza uri mu nzu mu wawe. Mbaza Imana n'umuti n'uwuhe, irambwira ngo fata umunyu uriya munyu wa Habari, irambwira ngo ushire mu mazi y'akazuyazi, shira mu mazi y'akazuyazi. Ndangije ndasenga ndamuha abaramwe amaze kunywa abarambwira ati nikumva ibise. Mana irambwira ngo mujana hiherereye, mujanya hiherereye nagiye kumva numva arabyaye. Umuroza baramubwira ati nuwo mudamu wagukije ati mada witegura ibizakubaho. Ndamubwira nti nge narasenze naho ndatwite ntazi ko ntwite. Yahise ndoga rero ngeze mu rugo hashize iminsi mike ngiye ko nambona ntangiye kubyimba mubiri wose ndabyimba. Ngeze kuri hopitali umudogiteri bampuje nawe ahita mbwira ngo mada uzi kibazo ufite? Ndi ntabwo mbizi nzi ko ntwite. Ati nta mwana urimo harimo agasimba kandi karacari gato kagenda umubiri wose ko nanjye numvaga akantu kari kugenda munda. Arambwira ngo ntabwo twemerewe kukubaga utarageza ku mezi 7. Tukubaze buno dushobora no kukabura, urategereza amezi 7. Ngeze mu rugo nagiraga amaboko y'umuhanuzi kazi aherutse gutaha. Abagiye mu mwuka ntamubwiye ko nagiye kwa muganga, namubwiye ibyo bambwiye ati ati Imana irambwiye ngo munda yawe harimo umwana w'umukobwa Amina. Nanje nti dogiteri yavuze ko ari agasimba Amena. Ati oya Imana inyeretse umwana w'umukobwa. Mbona dogiteri aje ari kunyiruka inyuma ati madati hagarara. Ntibiki ati hari ikintu nibutse. Nti wibutse iki? Ati nibutse ko hano hari abaganga b'inzobere baturutse hanze kandi baje kuvura abagore, uwabahuza nawe akabasobanurira nawe ikibazo ufite. Ariko abaganga n'abanyempuhwe. Arambwira ati madati nawe injira habara basobanuriye bagira ngo caba bamusubije mu Congereza. Arambwira ati hajya mada wumva Icongereza? Nti numvagamo gake. Nawe uje uri hagarara. Yaranjanye anyuza muri ako garafati, hari umwana uri kubona nti Imana yaramubonye kandi ibyo bintu byanyu by'abarokore nibyo nanjye. Ntoya ndi Imana yavuganye nanje ati ngiye kukubaga rero tugira ibyo uvuga kandi ntutegereza umwana. Timuga Imana umwana wanjye yaramubonye. Aratangiye arabaze muzi ko bono hari korana buhanga. Akimbaga ati madamu we ati ndi kubona mwakana nti nagakobwa. Atubize ute? Nti Imana yarabimbwiye. Ntabwo mugifashwa cyangwa muri gufashwa muri siranse. Akamubwira ngo nta cyiza kizamuturukaho. None musaza wanjye nkurikirana pasiteri nanjye arega nuko nivuze gakeya nanjye mpagarariye abagore ngo mpagarariye minisiteri ngo ndi minisita. Hariya kwikora rwose ngo nanjye mpagarariye minisiteri y'abaki. Mbese mu yandi magambo ndi umushumba w'abagore. Amen. Kile proskontra ivinaye hose ndashimira Imana ifata ico tuzabaco ikagihisha Satani, kandi ni naco kimuteye ubwoba. Imana yafashe ico tuzabaco iracorosa, Satani arakabakaba arakibura. Kwa Yobu si byagenze gute? Satani Imana yaramubwiye ngo ubutunzi bwa Yobu ndabuguhaye kuko ubutunzi nzamuha n'ubundi. Ubutunzi ndabuguhaye yewe n'umubiri we ndawuguhaye, ariko stop ubugingo. Ndashimira Imana yimanye icy'ingenzi kwa Yobu. Imana yimanye ico tutahaha mu isoko.
muracyafashwa muracyafashwa. Hititros no dopplet guys. Hanyuma Dawidi bashiraho umwete kugira ngo baje kumushaka kubera iki bari bashonje. Batumva rero mushaka umuntu wari unasigara ku ntama, ubundi muje gushaka Dawidi. Isayi abandi yari abohereje ku ishuri, arangije afata udutama afata n'inkoni yohereza Dawidi mu ishyamba. Kumbi abantu bibwira ko batujugunye naho bari kutwinjiza mu cy'Imana yavuze. Yaramuhanuriye. Uzi ko n'abanzi bacu baduhanurira? Ntabwo munyumvise. Yafashe inkoni isobanura iki? Abamukubise intama. Yaramweguriye ubuyobozi atabizi. Hanyuma amwohereza mu ishyamba ry'umugabo witwa Bowazi. Kandi Bowazi birasobanura ngo muri we harimo imbaraga. Muvuge ngo haleluya. Uzi ko abantu bibwira ngo baratujugunye badutaye mu mugambi. Soma mu gitabo cyo Kuva ibice 2, ubanza ari umurongo wa 3, urahasanga inkuru za Mose. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo ananiwe guhora muhisha. Hari igihe amaboko y'abantu atunanirwa, noneho ukibwira ngo amaboko y'abantu arakujugunye, nagutaye mu maboko y'Imana. Haleluya. Abahanga bavuga ko Mose yajugunywe n'amaboko agera kuri 5. Muraho muracyafashwa. Nyina wa Mose ngo yarananiwe, ntiwamurenganya. Abantu barananirwa, akakwibagirwa nk'uwapfuye kandi utarapfuye. Nigeze nsonza kandi wacu ninje bucura, banyibagirwa nk'uwapfuye kandi ndiho. Rese nageze igihe cyo kuja gutekera Imana ubugari ndi mu mikino. Ntabwo ndabibabwira uyu munsi. Amina. Uyu munsi mfite ubushasha bw'Dubai. Muraho noneho siko muracyafashwa ra, ariko turatasangaye ariko gutinda mu bitaro. Abatabizi baravuga bakaruha, twakuvaho tukajya hehe, kwari wowe ufite amagambo meza y'ubugi. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzi kumani, ko wabutinze kugaruka cyangwa se ugarutse vuba. Amagambo meza y'ubugi urekeraho. Amaboko ya nyina wa Mose arushe, ubwenge bwa nyina wa Mose bunaniwe, ngo amubohera akato. Aka kato abahanga bavuga ko kari kagizwe n'ibintu bitatu. Icyambere kari kagizwe n'intango isobanura ngo Imana nizi itangiriro ryawe, ikamenya n'iherezo. Kabiri kari kagizwe n'umuzenguruko, uvuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose. Gatatu kari kagizwe n'umupfundikizo, uvuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Yesayi rero yagize ngo ajugunye Dawidi, nahamutaye mu mbaraga. Bundi abahanga bavuga ko Dawidi mu ishyamba yahigiye ibintu bigera kuri 4. Ntashaka kuvuga
amasengesho arenga ku rwego rwo kuba umunyamasengesho ubwo ahinduka amasengesho. Siko mutanyumvise di? Murafashijwe? Hanyuma rero baje kumuzana, baraje bari kwiruka baramubonye, batumva rero iwacu dufite abashitsi ariko witwararike dore ko abantu muvuye mwisha muba mudafite ikinyabupfura. Barakiturusha se baza goreti katari nje wari uri kubigisha kugenda kuri tapiru donje nani guhagarante kandi mvuye he imusanze natwe igisiri mu catubera nuko baturebera mu gihe bakavuga ibyo bashaka, ariko igihe kigeze umuntu wese uri gukorera mu gihe ntavunika. Siko mutanyumvise di? Iyo uri mu gihe ntabwo uvunika, niyo watsamaye baravuga bati nico gitekerezo nico. Ati dore ko abantu bamwishyamba mutagira discipline, ubwo ugiye kubura basakuriza weho dore n'umuntu uje kwimika witonda. Dawidi araza avuye mu ishamba, ndashimira Imana itaturebera aho tuvuye ahubwo iha agaciro aho tuje. Akigera aho ngaho umwuka wera ngo aza kuri Samweli. Samweli aruzuzwa afata ihembe ngo amanuye amavuta, amase yivanga n'amavuta abyara ubwami. Aba turi kumwe mukoma amashyi. Amase yivanga n'amavuta bibyara iki? Ntabwo irindira ko tubanza gukaraba. Yohana yabivuze neza aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana uko tuzasa, ariko ni kwerekanwa. Icyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Bakimara kumwimikisha amavuta amazina yarahindutse, abamwitaga Gashumba, abamwitaga Kadogo, dore ko iri mu kigeragezo buri wese akwita uko ashaka. Aratangira bati banyakubahwa ni bangahe? Sukuntu nasanze wanje bateguye indabo ziri gucuranga, haramfite aka video umutwara ati muje amahoro. Turi bangahe? Muje amahoro. Anje ndituje amahoro sho. Amaji y'ubwoko bwose ariko Yesu. Hallelujah! Nibuka maze guhura n'ikibazo kiri umukobwa bashakaga kunshingira umudive, hanyuma kandi narabwiye Imana ko ntazayikoza isoni. Natangiye gukorera Imana mfite imyaka 9, bwira Imana ngo sinzishingira. Hanyuma abantu barangura, mbivuze neza, batanga amafaranga ngo bamfate ku ngufu. Mani bana nanjye n'ubuhamya burebure. Naraye mu nzu, Imana ibana nanjye irandinda. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu yagufashe ku ngufu ngo mbyemere. Imana yabanye nanjye ijoro ryose irandinda. Rambwira ngo mwana wa nakwemereye ubukwe. Bantu barasakuza. Havuga bati Imana avuga ati mukoreye ubukwe none aramwaye bari mu nzu birarangira se gute. Umugabo wanjye ubu turi kumwe akimara kumva iyo nkuru baramubwira ati umugeni wawe byarangiye. Arababwira ngo nubwo yaba amazemo amezi 2 Imana ishimwe. Ako kantu ndakamukundira ahari yubahwe. Abazi kuvuga baravuga. Arangije arababwira ngo nge hari icyo navuganye n'Imana nge kona mbona araje. Arambwira ati humura turi kumwe sohoka tugende. Va mu nzu. Nyuma y'iminsi 3 aza gukwa kugira ngo aca agasuzuguro ka Satani. Ndashimira Imana icyo uzaba cyo ntaho kijya. Humura ibyawe hari aho Imana yabibitse.
rero ari kunyakira nahise nibuka ubuzima bw'umubabaro nanyuzemo, yemera kundwanirira ishaka, ntambwira ngo humura nzanywe no kukumara igisebo. Haleluya. Ejo bundi ari kunyakira mvuye i Dubai, niho nahise mbikurura ndunama ndarira, atega igituza ndirira mu gituza cye, harambwira ngo ibi byose Imana yari yarabivuze. Hahita mbanura arambwira ati kandi iri nitangiriro, ugiye kongera kuyurira, kandi mfite amakuru ko mu kwa 12 ndaja mu Isirayeli. Amina. Muracafashwa, mureke tubivuge nico gihe. Iyi nkuru y'i Dubai kuyirangiza ntibyoroshe kuko turacafite amavuta masha. Nge nageze naho amazi abari guceza, naratembera gore tinarabasize ndatembera, nzamuka mu nzu ndende ngera ku nzu meze nk'ibirahuri, kagenda ku kirahuri nkagira ngo kigiye kumeneka, ariko Yesu warakoze. Akagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite ni Yesu, twibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana. Dawidi amazina arahinduka batinyura, muranyura aha banyakubahwa. Dawidi kuko yaravuye mu ishyamba ntiwamurenganya. Hano bari bateretse amasorori, harimo inkoko, inyama z'inka, za makaroni, agashinga ifurusheti ati ni igiki ko ntakizi, bati nyakubahwa iyo ni inkoko, ati ibi biri gukururuka nk'inzoka, batayo ni amakaroni. Nibwo yahise yandika ngo ntunganyiriza ameza. Dufite insanganyamatsiko igira iti iseta wari kugwaho niho Yesu yahagaze arakurengera. Izi nkuru dusomye ni umugore witwaga Mariya. Uyu Mariya yari indaya ku rwego rw'isi, yari indaya international, kandi uyu mwuga awukora hari itegeko ryasohotse rivuga ko uzafatwa asambana akwiye kwicishwa amabuye, birasinwa, biranzurwa. Ariko ndashimira Yesu, yaraje byose birahinduka. Noneho kubera ko ryari itegeko, bari barashatse n'iseta bazaje biciraho abakoze ibyo byaha. Nibyo gusa si, urebye bashobora no kuba barashatse abashinzwe uwo murimo wo kwica, babashakira amajiri nk'abafite umurimo, babambika amagofero yanditsweho uko buri ko kose wasambanye dukwiye kukwica. Noneho rero Mariya agasambana kandi iryo tegeko rihari. Mariya rero bafata umuntu bandi batariko Mariya we ko mutari mwamuzana, abashinzwe kwica bati Mariya sinzi aho aba yaducikiye. Naho rata buri wese abafite igihe, wo muri kumwe mu ntebe nkubwire ngo buri wese abafite igihe cye. Yabwiye Yeremiya Imana iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Ejo bafata undi bati niko twari tugize ngo ni Mariya, abari guhinga bati niko murobanuraga ku butoni kwereka Mariya mutari mwamutunyuzaho, handi bati ntabwo twari twamubona, atari mwamuburira hesi ko twe tubizi. Igihe kiragera Mariya baramushaka ntibamubona kubera ko igihe cye kitari cyakageze. Noneho rero Yesu araza ngo yari yibere ku musozi wa Elayono, abwiriza abantu, arangije aramanuka yigira mu rusengero. Igihe ari kubwiriza Mariya nawe akomeza gukora wa murimo we. Yesu ari kubwiriza abantu bari gufashwa, Mariya nawe ari muri ibyo byaha. Mariya agira ingorane rero, aba baramufasha bati Mariya n'igihe twagushakiye Mariya noneho birarangiye mu nshorere. Abambaye utujiri batabaturanye bari baravuze ngo waduhaye ruswa, igihe twagushakiye
bamwakiye. Mariya ati nta bwisobanuro kuko nabo mwajanye ntimwabagaruye. Mariya ati ndabyibutse Nyirabidodoki muherutse kumwica na Nyiramateke rwose mwaramwishe. Mariya baba baramushoreye, abari gukora ubuyede babona baturiya ninde, abandi bati mucece. Mariya baramufashe ndi gukora ubuyede ati wenda nzabukoresha, reka nshorere Mariya mugeze kwiseta. Hesidu Pronelas. Imana ifite igihe yageneye buri wese. Genza gake. Abari kubibamasaga bati niko barabantu ndi kubona ni bana kandi baticeceka. Mariya bamufashe baramushoreye bamujanye kwiseta. Uri kubibamasaga ati wenda nzabibejo. Mari tangi ndasho umva tuguhaye nasho badari uzaba dusurize. Bayi ngaho genda. Mariya bamuhindasho noneho ngo bari bamushoreye, ariko Yesu yaraje. Yesu tumushimire. Oya tumushimire. Hanyuma ngo bamushore. Mariya buri wese ari kumuvuga ibyo ashaka. Bagira ingorane amaso mu yandi basanga Yesu ngo batangira kumubwira ati twumvikane. Yesu amategeko ya Mose cyavuga ntukizi. Yesu ati ndakizi. Uyu mugore ubona uyu ari kumushinga n'urutoki mu gahanga, uyu twamufasha sambana, kandi mu Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze bene. None weho urabivuga hiki? Yesu arabihorera yiyandikira hasi. Naho ko ari kwandika bose ari kubarondora, ari kureba hehe mu mitima yabo. Uwasambaniye ku kinamba, wakuyemo inda, oheje umukozi we kuyikuramo, umugabo wafashe akana gatoya ku ngufu. Ngo abagabo bari bashoreye Mariya, abagore bikoreye amabuye. Noneho Yesu abarunamutse bati niko nuko dusuzugura gusa cyangwa weho urabivugaho iki? Yesu arangije ababwira tumva rero muri mwe. Naho yamaze kubamenya muri kumwe mumbwire ngo arareba ntiyerekwa. Yamaze kumenya abisha abana b'impinja bagize ute bari kunywa imiti ya Onapo nta bagabo bagira. Yamaze kubarondora ati ngaho rero muri mwe utarakora icaha ari ubanza. Kandi bati tugirire vuba, uwafashwe n'uyu. Ushatse kudutesha uri kudusubiza inyuma, uwafashwe n'uyu. Yesu ababakoze ku maso gato buri we. Yesu arandika ati weho nyirarwangano, nubwo wikoreye ikibuye kinini, kuwa kane wasambaniye ku kinamba, uretse nje waguhishiye nshaka kugira ngo uzakizwe. Iyo nkuva imbere ubupfuye mbere ya Mariya. Nyirarwangano azamati wa mutipe amenye ibyanje, urubuye akaba rukubise hasi akabarirukana. Yesu akongera akandika ati weho byatsi bibisi, nubwo mubashoreye Mariya nawe urimo, uretse imbabazi zanjye zagutwikiye. Ejo saa moya wari uri gusambanira mu irebero. Impamvu ntagutangaje ni ukugira ngo uzakizwe. Byatsi bibisi ati wa muniga ni hatari. Yesu ngo akomeza kwandika ibyaha byabo, ibibuye babikora
ubwo ari gutitira. Karame babandi bose bakoregaga barihe? Mariya tabaguye bicaye, abavuye imyuna, abarwaye igiciri, bose birukanse ntihasigaye. Yesu ati nta numwe waguciraho iteka? Mariya ati ntawe. Yesu aramubwira ati nanje nta teka nguciriye, genda ntuzongere gukora. Mariya ati ngwiki. Yesu ati ndavuze ngo nta teka nguciriye, ntuzonge. Mariya ati ye, aho abandi baguye Yesu atugiriye amahirwe aho abandi bayaburiye. 9 zabaguye Yesu ataba aho abandi baguye nawe wari kuhagwa. Mariya ati ye, nzazana ngahe? Yesu ati imbabazi zanje. Siko mutanyumvise di? Aho abandi baguye, ibyatwaye abandi ujya nawe byari kugutwara, nuko Yesu yahahagaze. Ndashimira Yesu wahagaze. Sopile sabaguye kwiseta mama uzi 9 uzi indege batega bagiye kuzana amarozi, uza bavuze ngo nta cyiza kizaguturukaho. Abibutse neza y'Imana mutere haleluya. Uri kwibuka iminsi baguhaye, subiza amaso inyuma. Hari abavuze ngo uzapfutoragura amashashi. Imana ihagarara aho utashobora guhagarara, aho amashuri atari kugira icamara, amafaranga yataye agaciro, Yesu ahagarara nk'umunyagiciro. Zamura haleluya. Mariya gatene urampamagaye? Yesu ati nakuba. Mariya ati nabo nasambanye nabo. Yesu ati icyo nshaka ni umutima uciye bugufi. Inshuro wakoze ibyaha ntizindebe, uhuye nanjye. Mariya ati yanzaza n'ibitenge binga. Yesu ati nje ntegeka ibitenge, ntabwo ibitenge bintegeka. Mariya ati yewe data we, aho ba nyirabishingwe bashiriye mpaboneye ubuzima. Murokore wowe waje uyu munsi. Dufite byinshi byatuma dukorera Imana, nubwo abahanuzi batahanura, twebwe ubwacu turi ibihamya. Subiza amaso inyuma, ibuka wambaye ubusa. Uyu munsi urambaye uri kwambika n'abandi. Ku munsi umwe ngiye mu masengesho, umuntu hanyatse igitenge, ngiye gusubira inyuma, Imana irambwira ngo hoya genda uje gusenga, nzabana nawe. Kagenda ngeze aho turasengera ni ku ibere rya Bigogwe, ngipfuka mu muhanuzi ati wi, Imana iravuze ngo umubabaro wahuriye nawo mu nzira yawe ubonye, buryo ki wambuye umwambaro ukihangana ukaza. Arahanura arambwira ngo Imana iravuze ngo izakwambika nawe uzambika abandi. Ese unambaye nabi? Oya tubwizanye ukuri, unambaye nabi? Natwe ubwacu turi ibihamya. Mariya yatera intambwe, uramba ye uramamaga. Yesu ati nakubabari ahubwo ntu. Mariya ati n'ukuntu ba nyirarwangano bahapfiriye, urwisha abandi bakagenda bakenyutse, nawe rwari kugutwara. Si amaboko y'umuryango, si uko wavukanye na benshi. Dufite byinshi byatuma dukorera Imana, tukayibwira ngo warakoze gutanga Yesu, kuko aho tutari kushobora guhagarara Yesu yarahahaga. Aho urupfu rwari rudutegere yarahahagaze. Uribuka uri Nyamagabe, uribuka uri mu Bugesera, uribuka baguye mu Mutara, uribuka baguye ku mupaka. Aho hose urahareo ko kera. Zamura haleluya.
inyamaswa n'ingingo z'ingenzi bibabwiye bwakwira bugaca kandi dore muyobozi muracafashwe sitopre ibyari kudutwara byari byinshi yarahagaze 9 mu 2021 ugiye gukora ubukwe umaze guhura na biriya byago yarahagaze. Tera haleluya. Uyu munsi hararutejo mwari yarahagaze ibyo kudusebya byari bihari Mana yarahagaze so titre le grand président yarahagaze bwira uri kubona butaraca abagome bakwegereye malaria bo yatwaye nawe yari kugutwara cagi uri kubura ibyurya muri gusengera ibyo kurya sopidi dry Imana irahaba uyu munsi nubwo kodesheje hari kubona yo kwishura ku kwezi hari abarara mu kiraro subiza amaso inyuma burya nta muntu utagira uwaruta nta utagira uwaruta nta etage mfite ariko mfite cadastre Nose ubwo mbwira Imana ngo kuba itarambaye etage ngo ntishimwe nishimwe nahimuye umurozi ubwo no buhamya burebure na butanze byo sindirirwa ndakambabwira ukuntu nabyaye umwana wabanaga n'inyamaswa muratamva haleluya ngewe rero tuye ahantu hitwa Nyabihu n'ubu niho nsengera hari umumama baroze bamuroga gutwita inyamaswa bamaze kumuroga aje kwivuza ahantu hose baramunanirwa none ahuye n'umuntu aramubwira ati genda hari umuhanuzi kazi witwa Nyirapasika aragusengera kandi uzakira ngiye kubona mbona araje ndasenze Imana irambwira ngo bamuroze inyamaswa ariko umuti uramukiza uri mu nzu mu wawe mbaza Imana n'umuti n'uwuhe irambwira ngo fata umunyu uriya munyu wa Habari irambwira ngo ushire mu mazi y'akazuyazi shira mu mazi y'akazuyazi ndangije ndasenga ndamuha abaramwe amaze kunywa abarambwira ati nikumva ibise Mana irambwira ngo mujana hiherereye nagiye kumva numva arabyaye turebye dusanga ni inyamaswa Imana irambwira ngo kubera ko wamuroze baturanye ugomba kumuherekeza ukamugezayo kandi agiye wenyine n'ubundi bakongera bakamuroga uragerayo usengere no mu nzu ye ndamuherekeza tugezeyo yari yararozwe na nyirabukwe akimubona ati cyakintu cyakuvuye mu nda ati cyamvuye mu ninde wakuvuye undi ati ni Imana nkijije naho abarozi rero nabo bazi kureba ariko ntabwo bareba kure nk'Imana umuroza baramubwira ati n'uwo mudamu wagukije ati mada witegura ibizakubaho ndamubwira nti nge narasenze naho ndatwite ntazi ko ntwite yahise ndoga rero ngeze mu rugo hashize iminsi mike ngiye ko nambona ntangiye kubyimba mubiri wose ndabyimba hanyuma ntangira kuja kuri centre de santé bati ntabwo twamenye ibyari byo ja kuri hospital ngeze kuri hospital umudogiteri bampuje nawe ahita ambwira ngo mada uzi ikibazo ufite ndi ntabwo mbizi nzi ko ntwite ati nta mwana urimo harimo agasimba kandi karacari gato kagenda umubiri wose ko nanjye numvaga akantu kari kugenda munda arambwira ngo ntabwo twemerewe kukubaga utarageza ku mezi 7 tukubaze buno dushobora no kukabura urategereza amezi 7
ndangije ndamubwira nti ntakunda nyandika mu gitabo, arambwira ati ubwo nzagenda gukurikirana. Ndataha, ngeze mu rugo nagiraga amaboko y'umuhanuzikazi aherutse gutaha. Abagiye mu mwuka, ntamubwiye ko nagiye kwa muganga, namubwiye ibyo bambwiye ati ati Imana irambwiye ngo mu nda yawe harimo umwana w'umukobwa Amina. Nanje nti dogiteri yavuze ko ari agasimba Amina. Ati oya, Imana inyeretse umwana w'umukobwa kandi Imana irambwiye ngo ntuzemere kubagwa ku mezi 7. Nanje nti dogiteri yavuze 7 Amina. Mabuko tiravuze ngo turashimira Imana ivuga. Nawaravuze biraba, utegetse birakomera Mana. Nawaravuze biraba, utegetse birakomera. Hanyuma mabuko arambwira ngo Imana iravuze ngo uzabagwe ku mezi 9. Nanjye ni dogiteri yavuze 7 Amina. Ati no, iravuze ngo amezi 9. Hanyuma rero nihutishije nageje ku mezi 9 kubera ko nari mfite rendezvous. Dogiteri arampamagara, ndagiye ngeze ati mada uriteguye tugiye kukubaga. Ati reba n'inyamaswa yarakuze turengeje umunsi wahita upfa. Ndamubwira nti dogiteri waruzi n'ikindi? Ati iki? Ntabwo murambaga. Ati ntabwo murambaga. Ati ngwiki? Ntabwo. Ati kubera iki? Imana yarambujije. Ati ki? Imana. Ati cangura umusazi. Imana. Ati Imana mwahuriye? Imana tuvuganira mu isengesho. Haleluya. Arangije arambwira ngo mada ibyo uri gukina nabyo ntabwo ubizi, nurenze uyu munsi uzahita upfa kandi usandaye. Ndamubwira ni Imana yanjye izemera ko mbyara. Kandi Imana yambwiye ko ari mu mwana. Aranyitegereza araseka, arambwira ati mada imikino ivemo ngwino tukubage. Ndanga. Arangije arambwira ati niba wanze ubwo ufite ibindi bitaro uzajyamo, buri ufite nka prive uzajyamo, twebwe ubwo wanze ko tukubaga ifishi tugiye kwishwanyira ubwo uzaje no mu bindi bitaro tuzongere kuduhamagara. Ndataha, dogiteri ararakara nyine ngo ubwo ndamusuzuguye. Kigera mu rugo mabuko ati iravuze ngo uwo mudogiteri warakaye niwe uzakubaga. Nanjye ntamina ariko yarakaye cyane Amina. Harambwira ngo iravuze ngo irashaka kumuha agakiza. Naho ubundi rata mwari, umuntu wese uzava mu muti wo kuvugutirwa abandi bagakira atinda mu butayu. Hanyuma amezi 8, amezi 9 ari kuburaho iminsi 3, ngiye ko nambona amabuko araje arambwira ngo Imana yambwiye ngo abarozi bamenye ko igihe cyo kubyara kwawe kigeze, hari kubura iminsi 3 kandi ntabyo namubwiye. Mabuko yagiye vuba. Arangije arambwira ngo Imana yavuze ngo tuje ku bitaro. Ndamubwira nti kwigiye kitari cyagera. Ati Imana yavuze ngo kirageze. Turagera tuba tugiye ku bitaro. Tugihinguka kuri hospital tuba duhuye na wa mudogiteri. Ati mada ntabwo wari wapfa? Ndi yumva se ubumbonye yandura cyayifite nose singi uri kuyireba. Ati none uje ko twavuganye kutazaza hano? Ndi Imana yambwiye ngo nze mu mbata. Tumva mada kuramo n'imigajyo. Ati kuramo imikino kereka nkubwiza ukuri, nge naraye nizamu ndatashe. Ikindi natangiye nakonje kandi aranta n'umuntu urakwakira kuko twarakwirukanye. Aransuzuguye baratambutse aragiye. Akigenda numvijwe abavuganye n'Imana. Haleluya. Aribanga kubakijijwe, aribanga kuri bo, nubwo nabagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mw'ijuru. Aragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye, iyo banyuze mu mashawa
ishyamba nk'ababicaga abandi, ariko ntabwo ari gusa ngo bafite ibara. Umva intambara ziteye iyi si bazirwana nk'abandi bose, ibyorezo bikarije isi nawe ubwabo bibageraho, ariko ntabwo ari gusa ngo bafite ibanga. Haleluya! Dogiteri arambwira ngo nje ndagiye ngo genda, kandi ntibarakwakira. Numva ijwi rirambwiye ngo mwana wa niwe urakubaga. Nanjye ndamina, ariko dore yitsibuye amina. Ngeze imbere mbona dogiteri aje ari kunyiruka inyuma, ati madati hagarara. Ntibiki? Ati hari ikintu nibutse. Ntiwibutse iki? Ati nibutse ko hano hari abaganga b'inzobere baturutse hanze kandi baje kuvura abagore, uwabahuza nawe akabasobanurira nawe ikibazo ufite, ariko abaganga ni abanyempuhwe, akababwira ikibazo ufite, ahari bo bagira icyo bakumarira. Ndi nta kibazo. Imana iti ninje umugaruye. Tuba turagiye tuhageze abarinjiye, arambwira ati madati nawe injira. Barabasobanuriye bagira ngo uca bamusubije mu Congereza. Arambwira ati hajya mada wumva Icongereza? Nti numvagamo gake. Nawe uje urihagarara. Numvagamo gake rwose. Ati nasi ibyo bavuze wabyumvise? Nti nabyo numvisemo duke. Ntago. Ati baravuze ngo kubera ko ari nge wagukurikiranye ninjye ugiye kukubaga, ubundi bo baramfasha. Yaranjanye anyuza muri ako garafati, hari umwana uri kubona nti Imana yaramubonye, kandi ibyo bintu byanyu by'abarokore nibyo nanjye. Ntoya ndi Imana yavuganye nanje, ati ngiye kukubaga rero tugira ibyo uvuga kandi ntutegereze umwana. Timuga Imana umwana wanjye yaramubonye. Aratangerera agiye kumbaga, babandi bose baraza, haje abadogiteri 7 baranzenguruka. Aratangera baze muzi ko bono hari koranabuhanga. Akimbaga ati madamu we, ati ndi kubona mwakana. Ndi nagakobwa. Atubizo te Imana yarabimbwiye. Umara kumwemera umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, murekeraho amasaha yagiye. Hanyuma abarabaze abakuyemo umwana uri gupima ibiro 2 n'igice. Ati madamu, ati ni umukobwa. Nti ati ya nyamaswa iri he ntiyirebe. Barayishaka barayibura, naho uko bambaze inyamaswa yazamutse mu mutima. Horozi n'abagome bamenye ko ndi kwiseta, ariko ndashimira Yesu wahagaze kwiseta. Yarahabaye Yesu, yarahabaye. Turi kubyara umwana wa mbere, turi kubyara wa kabiri. Yesu yarahabaye, mu mukomera amashyi yo kubyara. Dogiteri avuze ngo biramunaniye, Yesu yarahabaye. Bari kutubwira ngo mata ugeze muri 2 uri muri 3 bikaba birabaye. Yarahabaye cyangwa ntiyahabaye? Komera Imana yacu amashyi. Nubona ko ndiyagiwe, Yesu zanyibutse byabyoya byawe wabize kubwanjye. Dogiteri arambwira ngo madamu, inyamaswa ko turi kuyibura. Ndangije ndamubwira nahubwo imbaraga ziri kumbana nke. Nahise ngenda numva imbaraga zirabuze, bitangwa muri koma. Babuze ibyo bakora, ndi muri koma. Baragenda babwira amabukwe bati umwana twamubonye, ariko nyina ari muri koma, sinzi niba naravamo. Mabukwe ababwira ijambo rikome. Yongeza hano nibwo mpita mwibuka.
ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo Nyirapasika nubwo yaba yapfuye arazuka. Amen. Kubera iki? Yarazi iby'Imana yavuze. Nshuti yanjye, iyi Mana ihagarara ku ijambo. Nshuti yanjye, mureke mbabwire, nta jambo Imana yavuze ritazasohora. Rica mu mazi, igaca mu muriro. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe. Imana yavuganye nawe ko izakugirira neza. Ndi umugabo wo kubihamya, umugabo wo kubihamya. Maze gukora ubukwe, umuswa n'umuhanga banyigiragaho kajya bingoye, kabura ico nambara. Nabyaye umwana wa mbere, nabuze ico mwambika. Musaza wanjye abari umugurira imyenda. Ejo bundi ndi Dubai, naguriye abana banjye. Kamana, abana banjye nabo bambaye imyenda ivuye hanze. Mureke mbabwire, nta kuri Imana itakura umuntu, nta na kuri Imana itageza umuntu. Nabaga mu nziva, imvura yagwa nge n'umutware tugafata umutaka. Ariko uyu munsi imusanze mfite amazu arenga 3. Uzagera iwanjye ureba Imana yangiriye neza mwana. Nukuri Imana yangiriye neza, sibyo ndi kubirata, ntago ari ukwirata. Perutse kujana n'abantu mu butayu baturutse hano i Kigali, ndababwira nti ndabakirira iwanje. Batura twakirira iwawe ni nakingoye porotaye, bati si hano ni ku muturanye. Ndi ni iwanje, ndi ni iwanje. Ubu nanjye mfite kadasiteri. Wa wundi wabaga mu nzu iva mu nzu hakaba ikidendezi cy'amazi, ubu nanje ndi mu makaro, inzu yose ni amakaro. Maze n'iz'abapangayi zirimo amakaro. Ego Mana, ntahitagukura. Nukuri musaza wanjye niwe wanguriye imyenda y'umwana wanjye wa mbere. Aleluya. Amen. Naringize ngo mbwire umuntu wese waje guterana, hirya y'ubuzima urimo hari ubundi buzima. Umuntu yikubwira ko birangiye, Imana yacu ni ifite none ikagira nejo. Abantu bakubona nk'ugiye gupfa, ariko Imana ifite ubundi buzima. Mabukwe abwira muganga ngo Nyirapasika nubwo yaba yapfuye arazuka. Kubera iki? Cokora ico ndemerera mwarimu bazategura amasengesho y'abagore, zaza kubaganiriza. Amasengesho y'abamama gusa zaza kubibabwira. Hanyuma muri koma nahabone ibintu byinshi. Igikuru nuko nabonye marayika aje ampagarara imbere, afite ikintu kimeze nk'imakasi, ahita akata ikigozi cyari mu nda, arambwira ngo humura, ntabwo uri uwo gupfa none nejo. Uzakorera Imana kurinda ushaje. Buriya ntabwo nge nikanga urupfu, navuganye n'Imana ko nzayikorera kurinda nshaje. Turi mu ndege, ikirere cyabaye kibi, tugiye kugera i Kanombe. Goreta ati Nyirapasika ati senga, ati vugana nayo, ati vuze ngo iki? Ndavuga nti humura, yavuze ngo iradutabaye. Nta nibyo yari ivuze, ariko yukiranuka n'ijyo uvuze irihagarara. Yageze hasi subira hejuru mu kirere, tumaramwe iminota 45 ubwo uri kubikinisha. Bantu barasenga, ariko Goreta ati kutari kugira ubwo bandi navuganye nayo. Amen. Haleluya. Goreta atari kuri kwibuka ko mu ndege nta kajorite. Ndi humura. Nta kajorite mu ndege. Turayikunda, ariko buriya yiguye biba birangiye.
uretse kuja kugabana agataka nta kajori tubona nta murambo ariko ndamubwira nti navuganye ni yera dufite ibimenyetso birenze kimwe mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza mukoma amashini bamutananiwe ihutisha ingoma ntabwo urapfa uzakorera Imana kurinda ushaje hanyuma mba ndakangutse nsanga abaganga bari kurira dogiteri wari uri kunkurikirana arambwira ngo mada byatuyobeye twamaze kumenya kuri umurokore ngaho senga ndamubwira nti winsengesha narasenze ubu buhamya mbutanga mfite ikigisho kivuga ngo amasengesho y'ikindi gihe ni amasengesho kurokora nubwo utasenga ni amasengesho asira inzobo abazicukuye bagi ni amasengesho yica karande abavuze ko karande zizadukurikira bagihari ni amasengesho y'ikindi gihe muri koma yo ngaya arakurokora uri muri gereza yo ngaya gukuramo ayikindi harambira ngo none ko binyobeye ndi humura Imana irabizi arambira ngo twungutse ubundi bwenge tugiye kongera kukubaga ubwa kabiri kandi nta kinya turagutera ko turi kugutera ikinyuga hitugwa muri koma tugiye kukubaga nk'ihene akimbwira guco nahise mfatwa n'ubwoba subira muri koma ariko si koma nari ngiye ahubwo nari ngiye mwiyerekwa mbona marayika araje akamurira igitonyanga mu kanwa cyakindi baha abana twagiye kubakingiza arambwira ngo humura akira ikinya narakangutse nsanga banziritse bakoresheje imigozi baboha inka banziritse n'amaguru bayaboshe hanyuma baratangira barabaga bakabona ntabwo ndi gutaka dogiteri ati niko madana ntabwo uri kubabara nti Imana yampaye ikinya barokore Imana iriho bashwanywe nk'abari gushwanyura umwenda sinagira ico numva ngiye kumva numva bari kumera nk'abari guca imigozi baranyeganyeje guca nkumva ibintu biri gucika ngiye kona mbona gikuyemo cyavuye mu nda kiri gupima ibiro 2 n'igice n'umwana wanje apimye ibiro 2 n'igice cyavutse kimeze nk'igikoko gifite umunwa usongoye dogiteri wankurikiranye ahita ambwira ngo mada uhereye umunsi nanjye mbaye umurokore uyu munsi umukobwa wanjye azuzuza imyaka 8 ku itariki 21 z'ukwa gatandatu yitwa Ingiriye Neza Teta Fiona ni nawo mukobwa mfite niwo mukobwa mfite haleluya muracafashwa iseta wari kugwaho Maria yatari urampamagaye Yesu ati genda ntukongere Maria ati yewe we nige nakoreye ibyaha Yesu atugiza amahirwe ndakubabariye ntukongere uranyumvise abari bamuhaye intasho bageko nababona Maria ari kuririmba ngo murinzi we menyesha
igihe iwacu se nimwe ati niko Mariko batakwishe Mariya ati nahasanze Yesu Mariko batakwishe Mariya ati kwa jina nahasanze Yesu yarahahagaze we oya yarahahagaze turi Kibungo yarahahagaze turi mu modoka yarahahagaze igare ribitambitse yarahahagaze uryamye bakoherereza amahembe yarahahagaze bashaka kutoragura amashashi yarahahagaze ubwonko buri gushuha yarahahagaze cyangwa uri kurya azone deneta igice ntikize yarahahagaze tera abandi tanga abandi utere haleluya bari kuvuga ngo hazaba habize di yarahabaye oya yarahabaye turi kwiga bigoye muri primaire wabuza amakayi Yesu akiyaranja farije kazi katurihira yarahabaye tera haleluya sopeda totre de sas ndashimira Yesu waturengeye atatubajije ubwoko ndamushimira Yesu waturengeye atatubajije amashuri ntabwo yigeze atubaza imyaka yatubaje abo twavukanye nabo ntabwo yitaye aho twavukiye mutere haleluya abavukiye mu rusasa Yesu ntiyabyitayeho abavutse ba nyina bari kugenda Yesu ntiyabyitayeho abataravukiye kwa Nyiringwaya Yesu ntiyabyitayeho mutere haleluya Mariya abamuhaye intasho baramwikanga kubera ko yasambanaga n'abagabo bari bo bose yari yarabyaye utwana dutandukanye tudahuje base abaturanyi be batangiye ko batari ko nkawe ko nta shangazi uzi ko nta tantine ko nta muyomba uzabahute utwana tugiye ko natubona ngo Mariya araje tutima Mariya ati kara kugarutse Mariya ati uzi guha agaciro imfubyi urengera umuntu atitaye aho yakoreye ibyaha musanze ku iseta abana bato umuntu yitwa nde Mariya ati ni Yesu utwana twahise duhimba ikorasi turirimba tuti uzi kurinda mana warinze mama byari bikomeye tubaye imfubyi nta shangazi nta tantine nta muyomba nta naronke uramugaruye nta shangazi mu bihe bibi by'umubabaro nta muyomba nta mudogo nta muryango uramugaruye tubaye imfubyi nta kivugira nta n'umurima nta ikode uramugaruye nanaraje komamashi nta shangazi nta tantine nta muyomba aragarutse nta mafaranga bamuciye nta n'umuceri bamubajije aragarutse nanaraje nta muyomba nta tantine nta ikode uramugaruye nanaraje ombeka amaso ntawo kukuvugira ntawashobora kwitambika Yesu arahicara nta mafaranga guciye atakubajije ubwoko bw'iwanyu atabanje kureba ngo uri umunyiginya ahagarara ku iseta garura Imana yacu icyizere mugarukiraho mugeze tubwire Yesu ngo warakoze tubonye icyatuma tugukorera ntawe uduhasa imvura yagwa tuzagukorera izuba ryaba ryinshi tuzagukorera dufite akazi ntako dufite tuzagukorera waturengeye nta kazi dufite
uturengera tugafite, waturengeye badukunda, uturengera batadukunda, turi mu cyaro waraturengeye, tugeze i Kigali urakomeza uraturengera. Dosipa idreneta, mureke twese duhaguruke. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haguruka, haguruka. Buri wese muhaye amasegonda 10 yo gutekereza ku mirimo y'Imana. Subiza amaso inyuma wambaye ubusa. Uri kugushwa nuko ngo byagenze kuriya, ngo byagenganye peri yari yakera gutese. Ufite icyatuma wubaha Imana. Aho wari kugwa Yesu yarahahagaze. Ngo sindatanga icyacu mingo ni bantuza bakirya. Natwe ubwacu turi ibihamya byatuma dukorera Imana. Hombeka amaso yawe. Tugiye kubwira Imana ngo tugiye kugukorera ntawe uduhase. Bahanura tuzagukorera, badahanuye tuzagukorera, badushira muri za ministeri batadushiramo tuzagukorera, kuko ibyo wadukoreye bitwemerera kugukorera ntawe uduhase. Twese tugihombetse amaso turi kwibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ngo iturengere. Ngiye gusengera umuntu utarabatizwa, ufashe icyemezo akavuga ngo nshingiye ko nari kugwa mu byaha, Yesu akicara ku iseta atitaye ku myaka maze mu byaha. Uyu mwanya ngiye kumwakira nk'umwami n'umukiza. Umuntu utarabatizwa cyangwa abatijwe agasubira inyuma, umuntu wari umeze nk'inzererezi muri ibi bintu, akaba avuze ngo ngiye gufata icyemezo, azamura ikiganza. Zamura ikiganza wowe utari wabatizwa cyangwa abatijwe asubira inyuma, umaze igihe uri mu rungabangabo, wananiwe gufata icyemezo. Muroko iminsi umaze urayizi, isigaye ntabwo uyizi. Impamvu utapfuye nijoro nuko Imana yarizi ko uyu munsi urumva ijambo. Zamura ikiganza, zamura ikiganza. Mwambabara mugakomera Imana yacu amashi. Muze hano mbasenge. Tera intambwe uze hano. Tera intambwe ufata icyemezo dusenge. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro urigetsema. Aba bantu ngiye gusengera ni abantu bafashe icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Wari warakijijwe nawe usubira inyuma, ugize amahirwe ntabwo waguye muri ibyo byaha. Aho wari kugwa Yesu yarahicaye. Ngwino nawe ngusengere. Wari warabatijwe ariko usubira inyuma, ugize amahirwe rero. Ugize amahirwe, imyaka umaze urayizi, isigaye ntabwo uyizi. Bampere mwarimu mikorofone agiye gusenga. Namara gusenga nababwira abandi bantu tugiye gusengera. Sopiditra kotoili no sailento desenir. Imana nyiribihe bidashira, mu izina rya Kristo Yesu. Aba ni intama zari zarazimiye, kandi ijambo ryawe rivuga ko usiga 99 ukazisiga mu rwuri ukaza gushaka imwe yarizimiye. Abaja n'abagaragu bawe, jambo ryawe rirabarondoye, ribereka imyaka bamaze mu byaha, nyamara imbabazi zawe zabarindiyeyo, imbabazi zawe zarabarinze. Urupfu rw'umubiri rwagombaga kuhaboneka, ariko urabarinda, ubarindiririza uyu munsi. None uyu mwanya bafashe icyemezo cyo guhinduka bashya, cyo guhinduka icyaremwe gishya. Mu izina rya Kristo Yesu ndasenze kugira ngo ubabarire, ndasenze kugira ngo ubabarire. Mu izina rya Yesu batuyeho gukira, batuyeho gukira. Mu izina rya
umwijima w'icuraburindi mu izina rya Yesu. Uyereye nonaha ubahindura icyaremwe gishya, bakure mu gitabo cy'urupfu bashyire mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Nirukana ibyaha byabangije mu izina rya Yesu. Ndabakuraho imitwaro mibi mu izina rya Yesu. Kuboko gukomeye kw'Imana ni kuba ku buzima bwabo. Amaraso ya Kristo Yesu, amaraso yeza abanduye, amaraso yeza abanduye, amaraso yeza abanduye, amaraso yamenetse ku bwa benshi. Reka abangaba uyu mwanya bahinduka abana bawe, uyu mwanya bahabwa amazina mashya, bakureho amazina mabi, bakureho amazina mabi mu izina rya Yesu. Bahizina rishya, bahizina rishya, bahinduka abana b'Imana mu izina ryawe rikomeye. Urakoze cyane Kristo, kubahaye ubuzima, ubagaruye ubuzima, wahaye kubaho, wahaye gukira mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibabeho kandi imbaraga zawe hereye none zibakomeze, zibahindura abana b'Imana, bakomeze batangire inzira ijya mu ijuru mu izina rya Yesu. Amazina aboneke mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze, ndagushimye kubikora, kubagirira neza ukabafasha bose mu izina ryiza rya Yesu. Amen, amen. Muratambuka, nimutambuke tubanze tubagire inama. Hanyuma Diakoni Jean Marie ajye kubagira inama. Aba bantu bagitambuka mwumve ikintu tugiye gusengera. Nibyo koko uracyari umukristo, ariko imbaraga zo kunesha icyaha ntazo ukigira. Washoboraga kwihangana ukanesha, ariko umunsi ntabwo ukinesha. Nibyo koko uri umudiyakoni, warwanaga intambara bucece, ariko ubu ntukibishobora. Aho wabatirijwe mu rindi torero wari uhagaze neza, ariko uyu munsi iminsi isigaye yaratumye nawe usa n'abandi. Uracafite amahirwe. Imana yacu yohereje Yesu akicara ku iseta, iracateze amaboko ngo ikurokore. Mureke twese tubwire Imana ngo turi abanyantege nke, ariko wowe uri umunyembaraga. Subiza amaso inyuma nawe. Waryama gusenze, ubu ntukibishobora. Waryaga ibyo usenge, ntukibishobora. Ntugitinya kubeshera kuri telefone. Usigaye urota uri gusambana, usigaye urota uri kugwa mu bihonomanga, usigaye ugenda ukicarana n'abanywi b'inzoga mukagirana ikiganiro. Nubwo itorero rikikubona nk'umukristo, ariko umutima wawe uri kugucira urubanza. Wagize amahirwe, wumvishira ijambo. Nge ndi kumva umuntu wese utakimeze uko yarari agihamagarwa yanyemereraga kubita amavi hasi. Utitaye ku myenda wambaye, ni Imana yakuzanye. Tugiye gusengera. Nibyo koko uracyari muri korari, ariko ufite imbaraga zashobora kugusimbutsa igihe kibi kije. Turi mu gihe Satani ari kumenagura imbaraga z'abera. Turi mu gihe aho wari uzi ko hari inzira uri kuhasanga amahwa. Uwakagombye kugukomeza muri uru rugendo ntabwo ari gutinya kuguca intege. Ese uracyafite imbaraga? Washobora guhangana n'igihe? Uracyashobora guhamya? Nyemerera udashoboye gupfukama ahagurukira ahari, azamura ikiganza dusenge. Tubwire Imana ngo Mana, duciye bugufi, tugusabye imbabazi z'ibyaha twakoze, ariko tugusabye n'imbaraga zo gushobora gukora ibyananiye abandi. Tuzi ko abari intwari uyu munsi bamaze kunanirwa. Aba twabonaga nk'icyitegererezo babaye nk'abandi. Abantu ntibagitinya guhagarara hano ngo babeshe. Abantu ntibagitinya kuja gusambana mu mahoteli. Abantu ntibagitinya kunywa inzoga kandi bakaza bagafata mikorofone. Mureke nzamura isengesho nsenge, nubwo biba bitoroshe gusenga umuyobozi amaze gusenga, ariko umwuka w'Imana arampata gusengera abantu. Mana, turagushimiye wowe wemeye gutanga umwana wawe Yesu atita
aho tuvuka, atitaye ku mashuri make twize, atitaye ku mivumo bari baratuvumye, atitaye ku byo bari baratwatuyeho, akaza akicara ku iseta, akaza agahagarara aho ba papa batari guhagarara, akaza agahagarara aho ba mama batari kubishobora. Waratuvuganiye, urinda ubugingo n'umubiri ntiwawureka. Twese waraturinze, duciye bugufi. Tubabarire intege nke twagize, tubabarire intege nke. Abantu basigaye baratinyutse ibyaha, ntibagitinya gutukana, birirwa babeshera ku matelefone, bajya gusambanira ku matelefone, ariko twese duciye bugufi. Utitaye azonedraye leobesivone ku myaka tumaze mu byaha, uyu munsi twese duhindura icyaremwe gisha, uyu munsi twese duhindura icyaremwe gisha. Hari abashitsi, hari ababatirijwe mu yandi madini, hari abari mu makorari, hari muri ADPR. Twese duciye bugufi, duciye bugufi, dufite zoneta impamvu zirenze igihumbi zatuma tugukurikira. Twasanze ari wowe Mana ufite ubugingo, twasanze ari wowe ufite none ukagira n'ejo. Twese duciye bugufi. Babarira aba bagabo, babarira aba bagore, babarira urubyiruko, babarira aba bakobwa, twese tubabarire. Babarira abadiyakoni batabaye maso, barangaye, babarira abaririmbyi batagaze ku izamu, babarira abavuga butumwa bagenzi banjye. Twese duciye bugufi, twese duciye bugufi, duciye bugufi. Turi mu gihe gikakaye, turi mu gihe kiruhije, turi mu gihe Satani ari kumenagura imbaraga z'abera, turi mu gihe cy'umugoroba, turi mu gihe giheruka ikindi, turi guhura n'ibyo tutari twiteze, turi guhura n'ibyo tutari twiteze, turi kurara amajoro tutari twiteze. Twese duciye bugufi. Niwemere utubabarire, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Sobetayigrene, dusengeye itorero ryacu, dusengeye igihugu, dusengeye isi yacu, dusengeye abana abakristo bagasubira inyuma, bagarure mu buntu bwawe. Uwiteka we, babarira buri wese uri hano, tugukomeye mu mashi, twakira imbabazi. Imana irambwiye ngo umuntu wese uciye bugufi akemera kwihana mu mutima, Imana irambwiye ngo sopide dry lela grosse neta iduhaye imbaraga zituma dushobora kunesha ibyaha, izanye ububyutse umuntu ku giti cye. Imana irambwiye ngo hari ahantu idukuye, hari n'aho itugejeje. Itsikamiye byari bimaze igihe bidutsikamiye, yirukanye ibyari byaradushwaratuye, ibyari byaratwambitse isura mbi. Imana ibikubitiye kure. Imana iravuze ngo ishize igitereko kitabaza hano. Mbonye abarwayi bari gukira, mbonye abantu bari kuva mu mahanga baje hano. Imana igaruye ibihe bya kera, ibirema bizagenda. Imana irambwiye ngo ije kubaka urusengero, abantu bazatangara. Mbonye abantu bari gutega indege baje kuvoma hano, mbonye abantu bari gutega amamodoka baje hano. Imana irambwira ngo buri wese wateranye azamura ikiganza. Imana yemeye kubera buri wese umuterankunga. Irambwiye ngo ntizigera yibagirwa iyi tariki. Irambwiye ngo nuko buri wese agende uko Imana ishaka. Ibyo mudashoboye mubaze Imana, yiteguye kubikora. Ravuze ngo nimuyitabaza izajya ibatabara. Rambwiye ngo mbwira abatwite kwibahaye kubyara. Satani yari yasabye abagore batwite, ariko Imana itanze kubyara. Imana itanze ubukwe, abantu bapfushije ubukwe Imana irabuzuye. Imana iteye inkunga abantu
zenodre renaissance bari baratawe n'imiryango. Imana irambwiye ngo kura amaso ku muryango. Imana yiteguye kugutera inkunga. Ikuye uburara mu bana bacu, yirukanye uburara mu bana bacu, itanze kubyara, nta ngumba ziri muri twe. Imana yavuze ngo utari wabyara menya ko uri umubyeyi ko Imana iguhaye kubyara. Imana yirukanye ubugumba, Imana ikijije imitwe, Imana ikijije imigongo, Imana ikijije amaguru, Imana ifunguye imfungwa, Imana ivuganiye abatagira kivugira. Imana irambwiye ngo abari nk'amadeni irabishuriye. Imana itanze amazu, Imana irambwiye ngo itanze amahoro, irambwiye ngo itanze agakiza k'umwimerere. Buri wese niyakira agakiza k'umwimerere, niyakira imbaraga, buri wese yakira imbaraga, buri wese yakira imbaraga. Imana irambwiye ngo buri wese nahaguruke, haguruka aho uri, tera intambwe. Imana irambwiye ngo ubuzima rurimo buvuyemo, Imana ikwinjije mu bundi buzima. Imana irambwiye ngo nimwakire urukingo, nimwakire urukingo, nimwakire urukingo. Nubwo imvura ari nyinshi nimwakire imitaka. Imana ikijije amabere, indwara zose z'amayobera. Imana iravuze ngo buri wese imusinyiye umubyizi. Mwakire umubyizi, mwakire gusinyirwa. Mbonye amafoto, Imana yifotoranijwe namwe. Buri wese yitware neza imbere y'Imana, kuko iyi foto irazamutse, irazamutse. Imana irambwiye ngo igihe cyose izajya ireba ku iyi foto ibakiza ibyago. Imana yubatse umudugudu wa Sejemu. Imana irambwiye ngo umudugudu ugize icyitegererezo. Hari ibyuma bidasanzwe, hari abaririmbyi, hari abakirisitu. Imana irambwiye ngo yongeye kubaka ubwami bwayo. Tugukomeye mu mashi kuko ukijije abantu bawe, tugushima imbaraga uduhaye. Urakabyara, uragaheka, ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe ingumba zirabyara, ku birenge byawe abakene barambara, ku birenge byawe dutambuka dutwara Imana. Amarira tuzana ntabwo ariyo dutahana. Ihutishije